reka mvuga abantu babiri bagendanye n'imirimo y'Imana, isi iratangara. Babiri gusa ubundi nsenge. Mana nyiribihe, yo haleluya, munyikirize haleluya. Washoboraga kutabyitaho by'umunyabyaha nkarimbuka, nta n'icyo byari kugutwara cyangwa se guhungabane, ariko shimwa mwami Yesu kubw'urukundo ruhebuje, ntiwashoboye kubyihanganira, waratanze uradukiza. Imbabazi zawe Mana ni nyinshi cyane, zirenze ubwenge bwacu. Turatsinzwe tuvuga iki Mana uri imbabazi. Haleluya. Washoboraga kutabyitaho by'umunyabyaha nkarimbuka, nta n'icyo byari kugutwara cyangwa se guhungabane, ariko shimwa mwami Yesu kubw'urukundo ruhebuje, ntiwashoboye kubyihanganira, waritanze uradukiza. Reka dukomere Yesu amashyi menshi. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Reka mvuga abantu babiri Imana yakozemo umurimo, ibakoramo umurimo, barawugaragaza mu isi, isi irumirwa. Imana ifata icyemezo cyo kubita intwari zo kwizera. Haleluya. Ndavuga umugabo umwe witwa Morodekayi. Umugabo umwe mu bagabo babayeho, Imana yarabakozemo umurimo mwiza wo kwizera. Hamani umwanzi w'Abayuda, ngo yari yaragambiriye ko Abayuda bose bicwa, ngo kubera ko Morodekayi yari yanze kumupfukamira. Morodekayi aramubwira ngo amavi yabera ntajya apfukamira abantu, amavi yabera apfukamira Imana yonyine. Kirazira ko amavi yapfukamiye Imana, ko amavi yapfukamiye Yesu yapfukamira ibigirwamana, yapfukamira umuntu. Ngo Hamani arakazwa n'ibyo. Imana yari yaramukozemo umurimo witwa kwizera. Hamani ngagambirira kwica Abayuda bose ngo abarimbure aho bari Shushani, ariko ngo nuko Morodekayi atuma kuri Esiteri aramubwira ngo ntiwamenye ibyabaye, nubwo uri umwamikazi, ariko itegeko n'iteka byamaze gusohoka, ejo mu gitondo baratwica turashira, Abayuda bose nawe urimo, nawe urapfa nubwo uri umwamikazi. Rero ukwiye kugira umumaro mu gihe gisa n'iki. Aramubwira ngo kandi ntiwibwire ko niwicecekera Imana itazabura gutabara Abayuda, atari wowe ibinyujijeho, ariko wowe n'inzu ya so muzagirwaho n'urubanza. Esiteri nk'umukobwa uzi ubwenge atumaho Morodekayi, aramubwira ngo bwira Abayuda bose bari Shushani dusenga iminsi 3, aya mavi mwimye Hamani tuyapfukamira Imana. Gusenga n'ubundi buzima, gusenga n'imibereho. Aya gusenga n'ubundi buzima, gusenga n'imibereho we. Barasenga iminsi 3, Hamani yavuze, nta muhanuzi wabavugishije, nta n'inzozi barose. Amasengesho yabo ngabuza umwami ibitotsi. Ahasuwerusi arasenga, nani arasinzira ngabura ibitotsi. Abagabo babanye n'Imana, Imana yarabakozemo umurimo witwa kwizera. Isi iratigita, isi hinda umushyitsi. Bibiliya ivuga ngo umwami abuze ibitotsi. Ahamagaza abanyabwenge n'abacurabwenge ngo baze kumusomera igitabo.
ngo bicaye barimo baramusomera ngo bagera kuri paje ya Morodekayi. Morodekayi rero akoze imirimo yirandikwa ariko ntiyahita bihemberwa uwo munsi. Bibiliya avuga ngo umwami arabaza ngo mbese uyu mugabo hari ikintu mwaba mwaramuhebye, hari akantu mwaba mwaramuhaye? Baramubwira ngo nta kintu twamuhaye. Isaha y'Imana yari igeze ngo amavuta arapfukamiye umuntu Imana yahesha agaciro. Usenga kina kandi ukandagira usenga ntabwo ajya ahonyora. Gusenga nibwo buzima, gusenga ni imibereho, gusenga ni imibereho, gusenga ni imibereho, gusenga ni imibereho. Hari ikintu cyanangaje hari ikintu cyanangaje. Bibiliya iravuga ngo umwami arabaza ngo ninde uri aho hafi aza mpereza ibitekerezo, ikintu ushobora guhemba umuntu wangiriye neza akankiza amaboko y'abicanyi, ni iki namukorera? Arabaza ngo ninde uri aho hafi? Baramubwira ngo ni Hamani uhari. Aramubwira ngo naze njya mwizera nk'umugabo uzi gutanga ibitekerezo. Njya mwizera nk'umugabo uzi gutanga ibitekerezo byiza. Ngo Hamani araza yikoma mu gituza ngo buriya ni njyewe njyenyine umwami akunda, biriya bintu agiye gukorera umuntu akunda ni njyewe. Kumbe amavi yatarapfukamiye Bayali, amavi yatarapfukamiye Satani, amavi yatarapfukamiye abantu. Niba Imana igiye gusubiza, niba Imana igiye gutabara, Imana igiye gutabara abantu batapfukamiye ibyaha. Imwe mugezweho, bwira mugenzi wawe ngo nitwe tugezweho. Shabi umubwire ngo nitwe tugezweho, mubwire ngo nitwe tugezweho. Munyikirize haleluya. Mubwire ngo ubwo wasanze ni wowe ugezweho, ubwo wasanze ni wowe ugezweho, ni wowe ugezweho. Imana ihabwe icyubahiro. Nari mvuze ngo Imana ihabwe icyubahiro. Hamani ngarinjira abwira umwami, aramubwira ngo umwami yaramubajije ngo mbese umuntu umwami akunze kubaha yamugenza gute, yamukorera iki? Hamani ngazamura intugu, arabanza atunganya amakote neza, ati buriya ngiye kuvuga ibintu byiza. Abaramubwira ati mfite igitekerezo mwami, umuntu umwami akunze kubaha icyambere bamushyira ku ifarashi y'umwami akayigenderaho, bakamutambagiza umurwa wose, bagenda bamuririmbira ngo dore umwami akunze kubaha, nuko bazajya bamugenza. Umwami aravuga ati très Hamani, icyo gitekerezo ni sawa, vuga n'icya kabiri. Ariko Mana we, Imana izi ibintu byakubera, kandi inzira Imana izabinyuza mu marembo y'abanzi bawe. Tara cyane haleluya, izabinyuza mu marembo y'abanzi bawe. Icya kabiri, aravuga ngo umuntu umwami akunze kubaha bamwambika imyenda myiza ajya yambara ku munsi w'ibirori. Uwo muntu umwami akunze akamwubaha, nawe akayambara kumva uko bimera. Umwami ati turebye Hamani, uri kumva ibitekerezo bizima. Gatatu, ariko se torero mu murafashwa cyangwa mwatashye? Amashyi menshi kwa Yesu, haleluya. Gatatu, haramwa ngo kandi ikindi bakorera umuntu umwami akunze akamwubaha, ngo bamushakira abaririmbyi beza, ngo bakagendana nawe kuri ya farashi yambaye na ya myenda, ngo bakagenda bamuririmbira muri aruto na tenor, bakamuririmbira muri soprano, bakamuririmbira muri baze, ngo dore uyu mwami akunze kubaha, nguko uko bazajya bamugenza. Umwami aravuze ngo ibyo bintu byose uvuze nta na kimwe gisigaye, genda uhamagare wa mugabo witwa Morodekayi. Uri Imana yo kwizerwa, uri usahoraho, uri Imana yo kwizerwa, uri usahoraho, kandi uvuganye n'umuntu ushyirwa ari uko ubisoje, kandi uvuganye n'umuntu
rushyi rwa rukubisoje